mu buzima abantu babaho nk'abo ubwabo ariko bakanaberaho abandi, haba mu kubigiraho amasomo abaganisha ku ntsinzi y'ubuzima, bakaba inkingi ya mwamba itera abandi kuzahuruka mu mateka y'ahahise ikiremwa muntu kidasiba guhangana nayo. Hari umugore washiritse amanga aba urugero rwiza rw'umutegarugori warenze cyane icyasha cy'ahahise yagize mu buzima bwe, agatumbera imbere he binyuze ku mihati yagize mu buzima bwe, na n'ubu akaba agiharanira kuba impirimbanyi idasubizwa inyuma. Ni urugero rwiza rw'umugore w'intangarugero mu Rwanda. Imiyoborere ye, ubushake bwo guhindura ibintu n'ubushobozi bwo gukorana n'abandi byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'u Rwanda mu nzego zinyuranye, cyane cyane mu mishinga y'ubukerarugendo no mu mishinga y'iterambere. Kije, bienvenue, welcome to the BGU Space. Muhawe ikaze mu kiganiro twahariye kuvuga ku budasa bw'umutegarugori udasanzwe Nelly Mukazayire. Ejo bundi mu biro bikuru bya Minisitiri w'Intebe hasohotse itangazo rivuga ko Nelly Mukazayire yagizwe Minisitiri wa Siporo, nuko inkuru itangira gucicikana hirya no hino, abaturarwanda bavuga byinshi byiganjemo kwishimira intambwe uyu muyobozi yari ateye wari ugizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo, asimbuye Niyonkuru Zefani uheruka gukurwa kuri izi nshingano akajyanwa mu zindi. Ni itangazo ryashyizwe hanze ku wa gatatu tariki ya 11 Nzeri mu 2024 ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakoze impinduka muri bamwe bagize guverinoma. Mu bahawe izi nshingano nshya harimo n'uyu mugore wari usanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Amateka ye yaranzwe n'ubuzima bukomeye bw'ibikomere by'amateka mabi yaranze u Rwanda, nk'uko n'ubundi abanyarwanda muri rusange bashegeshwe nayo, ariko nkawe ku giti cye noneho bimubera umutwaro ukomeye kuva amenya ibyabaye, nk'uko yagiye abitangamo ubuhamya avuga ko umwe mu babyeyi be yakoze jenoside yakorewe Abatutsi, kandi mu gihe byabaga akiri umwana nawe bari mu bahigwaga. Ni ibintu byatumye abantu benshi bagira agahinda gakomeye, ariko bakomeza gushimangira ko uyu mubyeyi yabaye intwari ikomeye mu guhangana n'umwijima w'amateka. Ku myaka 42 afite, ni impuguke mu by'ubukungu, akaba mu minsi ishize yari umuyobozi wungirije wa RDB aho yarahagarariye ibikorwa byo guteza imbere ubukerarugendo. Mbere yaho yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama, Rwanda Convention Bureau, aho yari yaratangiza inshingano mu 2018. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye w'umukuru w'igihugu, aho yarashinzwe guhuza ibikorwa bitandukanye byo mu biro bya perezida, yerekana ubushobozi bwo gucunga neza ibikorwa by'ingirakamaro. Mbere kandi yuko agera mu biro bya perezida, yabaye umushakashatsi wa politike mu ishami ry'ubukungu mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Niba wumvise neza uko uyu mugore yagendaga ahindurirwa inshingano ava kuri imwe ajya ku yindi, biraguha ishusho y'ubuhirimbanyi bwe no kuba umuntu udasanzwe. Nyamara ariko kandi nk'uko twigeze kubikomozaho, afite aho akurira ishyaka, aho yiyemeje guta kure cyane iby'amateka mabi yaranze ubuzima bwe, ariko rwose nawe atigeze agiramo uruhare namba. Nelly Mukazayire yavukiye mu Rwanda, amashuri abanza yewe n'ayisumbuye yayigiye mu Rwanda, ariko nk'uko bigenda bigaragazwa n'abantu batandukanye bagiye bigana nawe, bavuga ko yahoze ari umuhanga, kandi n'ubundi izi nshingano ahabwa kuri bo ngo bidakunze kubatungura cyane. Mu kwiga kwe yagiye agaragaza ubushake n'ubuhanga mu masomo ajyanye n'imibare n'ubucuruzi n'imiyoborere. Nyuma yo kurangiza yisumbuye, Nelly yakomeje muri Kaminuza y'u Rwanda UR, aho yize amasomo ajyanye n'icungamari n'imiyoborere. Amashuri y'icyicaro cya gatatu nanone yaje kujya kwiga mu mahanga, aho yakuye impamyabumenyi ihanitse Masters Degree mu bijyanye n'imicungire y'imishinga n'ubukungu. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bukungu ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imicungire ya politike y'ubukungu. Nyamara uyu mubyeyi yakubera urugero rwiza rw'uko amateka yawe yahahise wagize adashobora kukubera inkomyi namba yo kugera ku hazaza hawe heza. Imbere y'imbaga y'abayobozi bakomeye barimo umunyamabanga mukuru wa Loni Ban Ki-moon n'abandi benshi batandukanye bari bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, yavuze byinshi, bamwe bananirwa kwihangana, baraturika bararira, ariko nanone bahakura isomo rikomeye.
yagaragaje agahinda yagize ko kuba afite mama we wamubyaye icyo gihe wari ufungiye muri gereza ya Kigali kubera ko yari yarakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati, ndi umwana wakoze jenoside, mama wanjye ubu arimo gukora igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza ya Kigali kubera uruhare yagize muri jenoside. Ndi urugero n'ikimenyetso gifatika cyo kuba Abanyarwanda bose bahabwa amahirwe n'uburenganzira mu Rwanda rushya. Nyuma ya jenoside, Abanyarwanda babashije kubaka igihugu cyiza, aho umwana wakoze jenoside n'uwayirokotse banganya amahirwe ku burezi, ku buzima, mu kazi no ku myanya y'ubuyobozi. Uko biri kose ariko, inzira yo gukira ibikomere n'ubwiyunge iracyasaba uruhare rwa buri wese. Yakomeje asobanura inzira yanyuzemo mu gihe cya jenoside ndetse n'ukuntu mama we yagiye akora ubwicanyi wakajya asigarana na se n'abavandimwe be batazi aho nyina yagiye. Akaba kandi ari no mu barokotse jenoside kuko avuga ko yatwaye benshi bagize umuryango we, nyamara nyina akaba ari umwe mu bahigaga bishwe n'ubundi. Yaragize ati, nari mfite imyaka 12 ubwo jenoside yabaga. Jye n'abavandimwe banjye 2 twari kumwe na papa. Mu gihe cyose jenoside yabaga, ntabwo twari tuzi aho mama yarari. Papa we yarahazi ariko ntiyashatse kubitubwira kuko twari tukiri bato cyane, kugeza ubwo rwose tutari kubasha kubyiyumvisha. Ku myaka yacu tukiri bato, twatekerezaga ko mama yapfuye kuko inshuro ya mbere njya kumenya ibya mama hari mu mwaka w'1996. Nigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Umwe mu banyeshuri bagenzi banjye yanyeretse inkuru yari mu kinyamakuru iriho ifoto ya mama, amazina yanjye n'abavandimwe banjye. Yari ifite umutwe uvuga ngo Interahamwe Ruharwa zafashwe. Uwo wabaye umunsi wanjye mubi kurusha iyindi. Nyuma yaho uko byangendekeye, umunsi umwe nabaga nduwacitse ku icumu kuko nari mfite papa w'Umututsi, nitwa umwana we wacitse ku icumu kuko napfushije abanjye muri jenoside, ariko mu kandi kanya nkahinduka umwana wakoze jenoside. Yavuze ko yahuye n'ibihe bitamworoheye na gato, rimwe na rimwe akajya abura uwo ari we kuko abana bacitse ku icumu bari inshuti ze bamucitseho burundu, bamwita umubeshyi, umushinyaguzi, akabura uruhande abogamiramo kuko icyasha cy'ibyo nyina yari yarakoze muri jenoside cyamukurikiranaga aho yajyaga hose. Nyuma yo kugerageza kubihunga, yabuze amahitamo, yemera kwegera nyina ngo amusobanurire amubwire ukuri kw'ibyabaye. Yakomeje agira ati, nafashe icyemezo cyo kwemera ukuri, ntangira kujya mvugana na mama. Byari bikomeye kandi byankomeretsaga umutima. Nifuzaga kumenya ukuri kw'ibyabaye, ariko muri icyo gihe byari bindenze. Hari ibintu buriya utifuza na rimwe kumva ku mubyeyi wawe, byongeye mama wawe. Ukuri nabashije kukumenya binyuze mu muti w'ubutabera n'ubwiyunge, by'umwihariko w'u Rwanda ari wo Gacaca. Nubwo benshi bazinenga, cyane cyane abatari Abanyarwanda, inkiko Gacaca zadufashije gukira ibikomere. Abarokotse bamenye ukuri kw'ibyabaye ku bantu babo, bamenya aho imibiri yabo iri, babasha kuyishyingura mu cyubahiro. N'abakoze jenoside bahabwa umwanya wo kwibaza, bakemera ibyo bakoze, bakanabisabira imbabazi. Abakatiwe gufungwa bagakora ibihano byabo bafite imitima yamaze kwikiranura. Abantu nkanjye bari bafitanye isano n'abakoze jenoside kandi bakaba bari bafite inyota yo kumenya mu by'ukuri byabaye. Igihe cyarageze bamenya ukuri. Gacaca yamfashije kumenya ukuri nari nkeneye ngo mbashe kongera gufungurira umutima mama wanjye. Nta yindi nzira yari ihari yo gusubiranya ibyo yakoze, kandi sinzigera na rimwe numva impamvu zatumye abikora. Ariko byibuze nari nkeneye kureba niba yabasha kwicuza akanasaba imbabazi mbere y'uko mbasha kumubabarira. Nabashije kwikuraho uwo mutwaro, ntandukanya njye ubwanjye n'ibyaha bye. Yakomeje avuga ko nk'umukristo wavutse bwa kabiri yaje kubona imbaraga zo kubabarira kugira ngo habeho gukira no kwiyunga. Yabashije kubabarira mama we ndetse abasha no kumusura aho yari afungiye, amwitaho, ndetse n'igihe yavugaga ibi ngo yajyaga ajyana abana be bakajya kumusura muri gereza ya Kigali aho yari afungiye. Neri Mukazayire ngo yasanze uko byagenda kose nyina ari umubyeyi kandi nta wundi yabona yamusimbuza. Ikindi kandi ngo nubwo afunze ngo azi neza ko abana be bari mu gihugu aho abana batazigera baryozwa ibyaha by'ababyeyi babo. Nanone ati, nk'uko Perezida Paul Kagame yabivuze, ntabwo twasubiza ibihe inyuma, ariko dufite ubushobozi bwo gutegura ejo hazaza no gukora ibishoboka ngo twizere ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Uyu munsi sinterwa ishema n'ibyo mama yakoze, ariko nanone sinkiri mu mwijima. Nahisemo kuwusiga inyuma ngategura inzira yanjye n'amateka yanjye. Numva ntewe ishema no kuba mu gihugu gishishikajwe n'uburenganzira n'ubutabera kuri bose,
haba mu mvugo no mu ngiro. Ubwo nari umukobwa muto w'imyaka 14 nabonye uburenganzira bwanjye bwo kubona mama, n'ubu mu myaka 20 ishize kugeza ubu ntabwo nigeze mbuzwa kububona. Nabashije kwiga ndaminuza, mpatanira imyanya y'akazi itandukanye, imyanya igatangwa hashingiye ku bushobozi. Nakoze mu biro bya Minisitiri w'Intebe, none ubu ndi umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu udasanzwe Perezida Paul Kagame. Ibi bishobora kuba gusa mu gihugu cyamaramaje mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta vangura. Igihe yatangaga ubu buhamya bwe, Neri Mukazayire yagaragaje ko u Rwanda rwahindutse, abarutuye bakaba bashishikajwe no gukora ibyiza biteza imbere ndetse babishyigikirwamo n'ubuyobozi. Yasabye abanyarwanda gukomeza kunga ubumwe no guharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho. Ashimira abayobozi batumye iyo ntambwe yo kongera kwiyubaka igerwaho, ndetse anakomeza buri wese wahuye n'akaga k'amahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nk'uko yabyivugiye, iyo ni inzira ye yahahise y'umusaraba, itangaza benshi ukuntu ibyo byose yabirenze akareba imbere he. Na n'ubu aracyafite intumbero z'ahazaza, ntacika intege mu gutumbera imbere kwawo. Nimunyemerere dusoreze aha ngaha iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Ndabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.